twongeye kwasuza kandi twifuriza ikaze wowe udahema kutwereka yuko dukurikiye wicisha muri comment muduha ndetse na like. Mbere yuko tuvuga rero uyu munsi icyaduteranyirije hano kuri channel, nagira ngo ngusabe ukande subscribe kabisa, iba ari ingenzi kuri Muganga TV, ari nayo channel turi gukorera uyu munsi. Uyu munsi rero turaganira ku byago byo kwandura indwara zo mu rwungano rw'inkari, mu ndimi z'amahanga bakunze kwita infection urinaire ku bagabo ndetse n'abagore. Ubwo turavuga ku bitsina byombi. Indwara zifata urwungano rw'inkari cyangwa se infection urinaire zibasira imwe mu myanya igize urwungano rw'inkari. Muri iyo myanya harimo impyiko, uruhago. Umuyoboro w'inkari uzivana mu mpyiko ukazigeza mu ruhago, cyangwa uzivana mu ruhago ukazisohora hanze. Ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko izi ndwara akenshi zibasira abagore kurusha abagabo kubera impamvu zitandukanye, bitewe n'imiterere y'imyanya myibarukiro y'inyuma ku mugore kimwe n'imyanya igize urwungano rw'inkari. Biba impamvu imwe ituma abagore bagira ibyago byinshi byo kurwara izo ndwara kurusha abagabo. Indwara rero sasa zifata urwungano rw'inkari ziterwa n'iki? Izi ndwara ziterwa na mikorobe zo mu bwoko bwa bacteria zinjirira mu miyoboro y'inkari zikagera mu ruhago cyangwa mu mpyiko. Iyo izo bacteria zageze mu mpyiko nibyo bita pyelonophysi, naho iyo zageze gusa mu ruhago bikitwa cystitis mu rurimi rw'icyongereza. Ubwo nkubwiye ngo mu rurimi rw'ikinyarwanda rwose naba ndi kukugora. Nibihe bimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kuba afite indwara zifata urwungano rw'inkari? Tumaje kumenya ni indwara ki, yibasira abameze bate, iterwa n'iki. Sasa rero tugiye kureba ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kuba afite indwara zifata urwungano rw'inkari. Ibimenyetso byo ni byinshi, ariko iby'ingenzi bishobora gutuma umuntu atekereza ko afite iyi ndwara harimo kumva inkari zimutwika mu gihe uri kunyara, kumva harimo ubushyuhe bwa tari, kuribwa mu kiziba cy'inda, kumva umuntu ashaka kwihagarika buri kanya, rimwe na rimwe akihagarika udukari duke, cyangwa akagira uburyaryate mu muyoboro w'inkari. Rimwe na rimwe inkari zigira ibara ry'umweru usa nabi, icyo bita milky cyangwa cloudy urine. Umuntu ashobora kugira umuriro iyo izo bagiteri zamaze kugera mu ruhago cyangwa se mu mpyiko. Sasa tugiye kureba rero ni izihe mpamvu zishobora gutuma umuntu yandura za bagiteri zitera indwara zifata urwungano rw'inkari. Bitewe n'imiterere y'imyanya myibarukiro y'inyuma ku mugore kimwe n'imyanya igize urwungano rw'inkari, abagore bafite ibyago byinshi nk'uko twabivuze haruguru byo kurwara bagiteri zitera izi ndwara kurusha abagabo. Ibyo biterwa no kuba umuyoboro uvana inkari mu ruhago uzisohora hanze, icyo bita ureter, ari mugufi cyane ugereranije n'abagabo, kandi n'umwenge usohora inkari w'uwo muyoboro ukaba wegeranye n'icyo bita anis cyangwa se umwoyo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibyo bituma bagiteri ziboneka mu kibuno ziturutse mu mara, bizorohera kwinjira mu miyoboro y'inkari cyane cyane mu gihe isuku y'ibyo bice idakorwa ku buryo bukwiriye. Umuntu ashobora kwandura bagiteri zitera infection urinaire mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo bishobora guterwa n'isuku nke y'imyanya myibarukiro haba ku mugore cyangwa ku mugabo. Iyo umugabo atakebwe, atisiramuje, bituma isuku y'imyanya myibarukiro idakorwa neza, bityo akaba yakwandura za mikorobe mugenzi we mu buryo yazimwanduza mu buryo bworoshye. Birashoboka kandi ko abagabo bakwanduza abagore babo mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina batabanje gukaraba intoki cyangwa se kwikingira. Indwara nka diyabete, sida n'izindi zituma ubudahangarwa bw'umubiri buhungabana, zituma umuntu ashobora kurwara infection urinaire ku buryo bworoshye kandi zigakira mu gihe gito, zikaba zakongera kugaruka. Ubwo burwayi
bwa infection urinaire bukunda gufata cyane abagore batwite cyangwa abantu bageze mu zabukuru. Imbuzi rero kutwite cyangwa se ugeze mu zabukuru bukwiriye kwirinda izi ndwara. Umuntu yakwirinda ate? Aribyo nayo nkubwiye nyine, umuntu yakwirinda ate kwandura za mikorobe zitera infection urinaire. Infection urinaire ni indwara isuzumwa ku buryo bworoshye kandi ikavurwa igakira burundu. Kugira ngo umuntu abashe kwirinda kwandura mikorobe zitera ubwo burwayi, asabwa kubahiriza inama zikurikira: kunywa amazi menshi buri munsi, kwihagarika igihe umuntu abishakiye nta gutegereza igihe kirekire, kwihagarika nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina kuko bituma inkari zisohokana na za mikorobe cyangwa bagiteri ziba zinjiye mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, kwisukura uvana imbere ujyana inyuma ku bagore igihe umaze kwituma, kudakoresha amasabune akaze n'indi miti nka diedoha mu gihe cyo gusukura imyanya myibarukiro. Ibi bizakurinda guhindura cyangwa guhungabanya imiterere y'iyo myanya, kuko bitubahirijwe bishobora gutuma mikorobe zisanzwe zidatera uburwayi zabutera. Koza neza imyanya myibarukiro n'amazi meza ari akazuyazi byaba ari fresh, ariko no kwihanagura neza biba fresh n'udutambaro twiza cyane. Kwisiramuza gukebwa ku bagabo kuko byoroha kwisukura no kwirinda za mikorobe zakwinjira cya gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Gukaraba intoki ku bagabo mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo rega isuku ni ngombwa kuri mwese kabisa. Si ngombwa, si no kuvuga wenda ngo gukaraba inuza ibiganza cyangwa se intoki. Wakagombye gukora isuku iri furu kabisa. Ikindi cya nyuma ni ukwambara imyenda y'imbere dukunze kwita amakariso cyangwa se vetoma ku bagore yo mu bwoko bwa koto kandi idahambiriye umubiri, yanakorewe n'isuku cyane. Ukibuka no kugashyira ku kazuba twakwita nk'akazuyazi, ka kazuba kaba kari gukuremo izo mikorobe. Mwakoze kudukurikira rero, ukanze like, ugakora share, ugasiga n'igitekerezo cyawe muri comment section, waba dukoreye neza cyane. Mu batari bakanda subscribe turabakangurira kuyikanda kugira tuzakomeza tubane mu biganiro by'ubutaha. Njyewe yari Emmanuel Karama Black Sheep. Afere zanjye no kubagezaho ibintu byiza cyane bijyanye n'ubuzima. Channel yo ni Muganga na Kandi TV. Mwibutsa kuba ikibazo cyose waba ufite, cyane cyane babandi bavuga ngo bafite ibibazo byanananye, barwaye indwara zidakira, indwara baganga abandi bananiwe, hamagara Muganga na Kandi kuri 0788 53 23 ubundi umubwire ikibazo cyawe, akugira inama, akavura kandi akagukurikirana ugakira neza. Murakoze cyane, mwakoze gukurikira ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nawe uta ciao ciao.